umusore kamuva n'umugongo ese cukuriye ubuzima atanagira ahubwo nakubeshye uyu mwana yarambabaje kandi yarambabaje ubundi iyo mbyara umuhungu ntabwo nakubeshye ariko umwitirene muri ndahabi gutyo twagiye ikibagabaga tugiye guca mu cyuma baratubwira ngo dutwite umukobwa mpita muhamagara ntabwo ndababaye kabisa nari nzi ko nzabyara umuhungu nkamwitirene muri ndahabi serious kuko ngo runaka yabonye views nyinshi uriya yabonye views nyinshi ibyo se ni biki uyu mwana naye ko mbona umuntu anyohereje akavideo ngo AKEZA hashize akanya mbona aranyandikiyeho hasi ngo bamusanze mu kidomoro cy'amazi bamwishe aje ngambwire turi ahantu umuntu wese utanga ikiganiro kuri YouTube yari ahari n'umuntu wese ufite YouTube channel yari ahari turi muri sale isize irange ry'umweru izo n'inzozi Yarose n'inzozi na Yarose uzabaze yago yaramwandikiye natwe ariko tubwire n'abana Yarose bari kundidura ntutinye kubimbwira bagarakeye numva biriya bya yago njyamye ndonti izindi zirekeranye na yago gusa yago ndamwandikira yago tuza umutima ABCD sure biraba gutya uzakora ibi nyuma bizagenda gutya sure wandikiye yago ntago man urabona naje kukubeshya ahangaha ibintu bishobora kuba biri serious ibintu biri serious ahubwo bimwe biteye ubwoba benga aha ni itariki 9 z'ukwa mbere sinkubwiye ngo tubisome ibi ni iby'umuntu icyo mbonye cyo nuko wanditse ngo ndose Mbeba uwo muntu uri kumva ninde ndi kumva umwana ni wa mwana ngero twumvishaho gato garuka kwitaba Imana ahubwo nakubeshye uyu mwana yarambabaje kandi yarambabaje gute buriya wa mugani super manager ngo ni inspiration of yours what inspiration of yours ngo ni inspiration of yours inspiration urubyiruko nibyo uri kwita yusise ose ko ariko mbyumva bivuga nacyo reka ne kuguca mu ijambo ugira ikintu wari ugiye kutubwira ko utangiye ikiganiro uri kumva ka video k'umwana kandi no kumuvugaho maze kubona ko hari abantu twesipira ahubwo batajya banavuga ariko kutavuga nabyo ibi byatumye nkomereka cyane kabisa uyu mwana naye ko mbona umuntu anyohereje akavideo ngo AKEZA hashize akanya mbona aranyandikiyeho hasi ngo bamusanze mu kidomoro cy'amazi bamwishe wakwe mani narababaye kabisa naherukaga kubabara kubwakira uwo muntu ninde n'umuntu nagiye ko mbona ni nimero ya niba ari yatigo mbona kuri WhatsApp aka video mbona iyi ndirimbo isi mbona utundi tunagiye akora sasa ndababara indirimbo zawe ndavuga ni mana umuntu wishuye umwana wenda ye sinamusabira igihano cyo gupfa nta nubwo namwica ariko byibura bamukubita akanyafu kabisa mwana mani w'imyaka 6 ni ikimenyetso cy'uko ubugome rero bwagwiriye mu bantu nawe mbese uri mu ruhande rw'abemeza ko hari umuntu wamwishe kuko ibyo ni ibintu bibiri bivugwa hari abavuga ntabwo nabyemeza ko ntuzi kuvuga ngo umuntu wishuye umwana ntabwo nabyemeza iyo habaye ikintu nka kiriya habaho rumors nyinshi ariko nyine akariho karavugwa kandi nyine tureba majority abenshi bagendeye ku byo babonye gusa ngiye nemeza ko bikiri mu iperereza ariko abo bizaviramo icyo bazemeza nicyo nanjye nzagira icyo mbivugaho gusa mu mutima wanjye narababaye kabisa imyaka 6 mani uri bawisha igihugu afazari waza ugahera kuri twebwe ugafata abo bose bagiye bari hejuru ya 30 40 50 ariko pana gufata umwana w'imyaka 6 mani muri make umuntu niba hari umuntu wagize uruhare mu rupfu rw'uriya mwana
ahari gutya neza hari ni nk'umugambanyi w'igihugu. ntabwo namusabira gupfa ariko bamufata bakaba bamuvanye muri sosiyete bakamujyana nko kwijwi wenda wenyine bakazaba bamugaburirayo niba ari ibyo kurya bakabimusangishayo akaguma aho tu agoswe n'amazi. Imyaka 6 mani kuko njye nahise mfotoramo ntashye nk'iyi saha basanga umukobwa wanjye Imana yanyihereye kuri 15 z'ukwa 12 ejo bundi tagiye barambwiye ngo umwana wawe ngari mu kigega ngo urabona ngo urumva umwana araryoha umuntu utarabyara umwana aba yumva umwana ari ibintu bisanzwe ariko umwana n'urugo rutagira umwana niwo mubabaro wa mbere ubaho. Urugo n'umwana urugo n'umugore muzima n'umugabo muzima n'urugo rutarangwamo inzara ariko none yo hazejemo ikintu cyo gukata mu ngoto hari nihwitu wumva ko abantu bafite ubugome bukabije cyane. Wari baranamukasize ntabwo mbizi mu byavuzwe birimo urupfu rwose kugira ibiruvugwa. Mbeba wari umaze igihe rero warabuze udahari wicecekeye waratuje 2021 twinjiye 2022 muri make wavuga ko 2021 umwaka wagenze ute kuri wowe? Ni umwaka wavuzemo agahinda kawe wagiriye muri showbiz, ni umwaka mbese wirekuyemo, ni umwaka ndibuka ko twakoranye ikiganiro uri kuvuga uti navuye mu isi yo kuba umupampe, navuye mu isi yo kugenda inyuma y'abantu. Ibyo byavuyeho n'ubu kandi byavuyeho kuko naje gusanga nyine abapampe n'abapampe je ndi umugabo wubatse ufite umuryango si ndi umupampe nta n'icyerekezo cy'abapampe mfite. Oye ni kuvuga 2021 ndashima Imana nibwo Imana yansekeje muri 2021 ndavuga nti kwa ujyumura Imana iransekeje kabisa. 2021 i Kigali nyibaye imyaka hafi 13 ndakora buri munsi nkacuruza ibijumba nkahinga nkagira gute ngakora akazi kose gashoboka ariko nari ntaragura ikibanza cya miliyoni. Uyu mwaka waguze ikibanza? Uyu mwaka wa 2021 binyuze muri mwe bitangazamakuru mfite ikibanza. Ubwo nimvuga itangazamakuru nimwe mwamuje na wa muryango mugari navugaga umwaka washize babwirana igihe Imana yanyihereye umuryango. Erega mu muryango nyine haba byose nose nzaburara wari icyo gihe uwo muryango wabuvumye nta muryango waburimo. Imana rero yakoresheje abantu batandukanye hari ukuburi abantu baba diaspora basa na Imana bari abantu n'ifura uzi kujya kubona ukabona koherereje nk'inoti y'ibihumbi senkani uri umunyamibare uhita umenya ko hari imidirishya kabone n'ubwo waba uri mu bukode uhita uriguruka ryegeka hariya. Ndibuka ko ubwo twaherukanaga wari uri muri iyo gahunda n'ubundi. Ubu ikibanza kirahari hani Ndera muri Gasabo nta nubwo ariko ikibanza ndagifite. Ubwo icya kabiri nuko nyine ubona ko nakoze indirimbo enye ebyiri zifite n'ebyiri eshatu zifite video. Cyo kintu uri kucyumva mu ndirimbo enye wakoze muri 2021 eshatu zabonye amashusho. Zabonye amashusho kandi ibyo byose nizo ndirimbo naba nkubeshye ngo naterura miliyoni ngo ngiye gukora indirimbo mu bwonko barimo ibintu byinshi. Ni indirimbo nakorewe nabo bakunzi banjye twahuriye gutya online aravuga ati Mbeba yinzungu turamukunda. Icyo nacyo cyaranejeje. Icya gatatu ku itariki 15 z'ukwa 12 waribarutse noneho tuba twibarutse umukobwa sasa Dorcas. Uzi uwo mwana ukuntu ameze? Dorcas hari aho bihuriye na saga yari hari iyo minsi. Ubundi iyo mbyara umuhungu ntabwo nakubeshye ari kumwitira ne muri ndahabi gutyo rwose nta kintu twari kwirirwa turenzaho nta nicyo twari na IRENE twagiye ikibagabaga tugiye guca mu cyuma baratubwira ngo dutwite umukobwa mpita muhamagara ntabwo ndababaye kabisa nari nzi ko nzabyara umuhungu nkamwitire ne muri ndahabi serious. Kubera iki? IRENE ni iki kidasanzwe kimuhuwo umwihariko? IRENE ni umuntu mu buryo bw'imitekerereze ye ni umuntu ugira neza ariko akagira neza atazanye kamera. IRENE kuva niwe muntu erega wakandagiye mu rugo bwa mbere
dukorana ikiganiro bwa mbere ahantu ntuye uzahabona aremera afata ndeba ko ari risike kuko iriya mihanda muri free zone bari batarayikora ari mu ivu ari mu ibintu bimeze nabi amanuka ku kagaraza baririza araza dukora ikiganiro cya mbere twicaye ku muryango gutya metse umwana mu mugongo n'indirimbo ya mbere nagiye gukora muri studio IRENE niwe wafashe akaboko turagenda iyo ndirimbo satani yamyandwanya kuva kera indirimbo irasohotse igiye kuri YouTube cyane itangiye kuzamuka bahita bayikora nka biriya bakoze yago cano ivaho buriya cano mfite ni ya kabiri IRENE ntiyasiga buriya muri covid ho byabaye ibindi covid najyaga kubona nkabona n'imodoka kandi aguhamagara yahageze ngo uri mu rugo ndi mu rugo ngo sohoka uzuterura ibintu akatatse imodoka kongera akisubirira nta n'ikiganiro dukoze mwana ubwo umuntu urumva wamunganye jewe kuko nyine nararebye ndavuga nti deja bari abana yaba Vestine yaba Dorcas yaba Bosco bose nyine ni imfura tu ariko naravuze ni reka mfate Dorcas umwana wacu tumwite Dorcas okay naho ryafu ndumva ari ibintu byiza cyane IRENE muri ndabi n'umuntu wo gushimirwa kubera icyo kintu yakoze gushimirwa buriya abanyamakuru nawe uri mere hari abanyamakuru bagiye bangirira neza n'ubu mba mvuga ni aba bantu bangiriye neza ya IRENE arimo Manibu arimo uko Manibu buri IRENE nubwo twakoranye ikiganiro ariko Manibu hari hashize amezi nk'umunani dukoranye ikiganiro kuri ya kontineri hano hirya hari kontineri nyambona hari ndayizi twakozeho ikiganiro icyo gihe hari haje misi niba ari uriya mu misi ujyana na ntuza na debeni wa debeni ni Pamela aha dore Pamela bakoreye hano nanjye dukorera hari icyanjye kire ubu kigize umwaka nk'amezi nkane kimaze kurebwa n'abantu 2000 cyo cya Pamela nacyo kiri muri 60 na ya umukobwa yari yambaye nyine yari yambaye ikinyarwanda ndabyibuka yego Manibu nawe yanyakiriye ariko twazaga mu marushanwa hano kuri flash ngagerageza ibishoboka ngatsinda ariko we na Ramazani kugira ngo bavuge bati wabaye wa mbere bakambwira wa kabiri kugira ngo ubutaha nzagaruke twongera gukoresha ikintu twongera dukore kuko nijye washyushyaga stage okay ariko urumva ko Manibu byibura ntago yigeze ambwira ngo urabona ngo ntuzwi kandi koko ntago ubuzwi uwo nawe nundi munyamakuru ushimira Manibu ni wa X large hakaza umugabo bita Yago TV show yago hari ibintu ajya nkorera umunsi na mbere y'umuceri nawe muzabyumva ariko Yago nyine ni wa muntu nawe ukorera mu ibanga rikomeye wabyita kumena umuceri bakagira ngo ni bibi kandi nziko ibintu ushaka kuvuga ari byiza uyu muceri w'ibyiza Yago ni wa muntu nyine ushobora kuza agasanga erega mani twebwe ubu gihe mfite umuryango ntabwo nzabaho nkuko umusore runaka abayeho buriya sikahita umuganiriye yahita akubwira ko hari ikindi cyiciro yatangiye kubona uko gahunda zari zimeze Yago rero ni wa muntu uvuga atapa Mbeba yinzungu kwaje fata ubudesi aha ngaha akabura buguhaye mutonse rimwe mwarahuye gusa kumva amaraso arakururanye kuko ushobora kugwibumba 100 kandi nta n'ikintu murusha nawe ushobora kuyama ushobora no kuba naburaniwe ariko mu buzima nasabye Imana ikintu kimwe Imana narayibwiye sinzigera ndamburira akaboko umwana w'umuntu ahubwo w'Imana izagikora ku mutima uwo niwe tuzaducirira ibyo bintu uko ari bitatu abanyamakuru bangiriye neza kabisa ni benshi hatagira ubutuma namuvuza izina abanyamakuru twakoranye ni benshi uriya mwaka yego ibiganiro birenga hafi 170 na wakoze nakoze ibiganiro byinshi hazi kubya biganiro mu bikora ba uva hanga nkuba iki ngiki nshobora kuzagaruka ngaha ahubwo jya umamagara mari je nkunda kamera jya uza mari twitwikira Diplomate de Kariba machine guy uramwemera diplomate no wambe yego diplomate afite indirimbo yitwa Ndeba kure n'indi yitwa Ikaramu zaranyubatse
urabona atiturije se bariya nibo mbashaka mani simbashaka bamwe bigira ibitangaza nko nigeze kubwira ni waje ukandira imbere agakorasi mu ndirimbo ko mfite turuwasa umukire yanyikubitiye turuwasa ngo ntabwo giye urwo rwego ndarugeraho ngo nararurenze ariko nawe ndashima Imana ko ku muhanda w'amabuye Kicukiro rwahanye inkoyo kagira inkuru rwahanye inkoyo ku muhanda w'amabuye Kicukiro kuba Yehova urahazi kuba Yehova ku muhanda w'amabuye ujya Kicukiro gutya mu Kagara murahazi hano hari igipangu gishushanyijeho ibintu birangi ukuntu niho yabarizwaga niho yabarizwaga n'umuhungu n'umukobwa n'umukobwa n'ubunyeka ari hakibarizwa ahubwo ariko ndashima Imana ko ndi optimistic noneho bikaba bimeze neza umva mwihorere wifatira agafoto nubwo rwose kankubwire ejo cyangwa ejo bundi buriya reka nkubwire sinza mu binkorusine oya ntago nuzi umubi sinzigera mvuga sinzi uko nabivuga nako kuko aho kugira ngo nze mvuga umwaka umwe 2 3 5 dufite ikibazo cy'abantu bari muri showbiz batavugisha ukuri umuntu aza akavuga umwaka umwe 2 3 5 6 7 8 9 10 hazagira umuntu twongera gukorana ikiganiro agenda ashyira etage y'abandi ngo naguze inzu ya miliyoni 100 umuntu azaba memuki nukuri kwiyo mwejo ngo naguze imodoka ya miliyoni 50 azaba mbeshya azaba nanampangi kuri wowe 2022 showbiz ivemo ibinyoma 2021 yari irimo ibinyoma byinshi abantu bigaragaza uko batari niyo mpamvu nge nababwiye ngo mujyane ibyo byanyu n'inyeneri pataro nzamfata amafaranga njye mu isoko nyigure nyambara ariko nzi kari yanjye gufata amafaranga icyo cyatumye ushyira hanze nyokobuja ntabwo namushyize hanze oya Mbeba ntabwo namushyize hanze attention ibi by'imyenda n'ibiki byo n'ibintu navuze kera mbere yuko nanahura nawe ubwo byari bigiye kutumariza amani ugiye kuba kutamushyize hanze wowe buriya waramuhereje wenda afata ibihumbi senkanya buriya se ntiwamuvuze ntabwo namuvuze mwihorere nta mabuja nigeze ngira nta murage w'ubuja nanategereza mu buzima bwanjye nase ko waravuze ngo ntabwo wamushyize hanze ntabwo namushyize hanze kandi ntawe wigeze erega akisohoye mu nzu karaniyanika ntabwo ari giye ufata abantu ngo mbashyire hanze ahubwo igihe nicyo gishyira abantu hanze noneho twebwe tugasoma ibigiye byanditse ku gihe rero dore uko bimeze gutyo ariko nta ruhare twebwe tuba twabigizemo aho ko igihe gisomwa mu Rwanda ari website men none uravuze ngo nicyo gishyira abantu hanze nawe ntabwo mbivuze okay ni isi basishyira abantu hanze kubera yuko isi ubundi hari indirimbo mfite iriya fataloji ngo iriya ndirimbo yanjye yitwa fataloji igiye gusohoka ndayifite fataloji wowe ufite fataloji mfite indirimbo yanjye yitwa fataloji Itira ngo na album yafata ku mavuta album byo ni ibiki ngiye mfite indirimbo yanjye yitwa fataloji iryo jambo ari kuyihe fataloji nose ryavuye he fata ku mavuta kuri fata ku mavuta ushaka nari kuvuga fata hadiko fata iki ushiraho ibyo ushaka fataloji iryo ni izina ariko ukabikura kuri fata kereka wese fata yayikuye ni umuremyi w'amagambo se ni umuremyi w'amagambo yaremye ijambo ariko yararyamamaje uzamubaze nko mu kwa 10 duhurira kwa element uzamubaze ngo fataloji ryavuye hehe nubwo uzahamenya iryo jambo yasanze urifite se fataloji ni ijambo maranye igihe kinini cyane fata ku mavuta yagusanganye we yaje yitwa fata ku mavuta wamumenye yitwa fataloji se ariko ni wavuze fataloji bwa mbere ni we wayivuze uzi impamvu yayivuze none se iyo yicaye mu kiganiro ntahembwa none se niba ahembwa ikindi ni iki none se niyo mpamvu yayivuze ntazo yatayivuga nose ahemberwa album uzumve ko abihakana ntabihakana gute se kandi ari igihe nyiri igihangano use mukomye ubwo buveni akaza akavuga fataloji hari umuntu utagiye mu bwonko nicyo mbavuga fata ku mavuta maze umwaka yamamaza indirimbo yawe ni album yanjye y'indirimbo 8 hamaze gusohoka indirimbo 4 iya gatanu rero izaza ari fataloji what nuko gahunda zimeze ufite album y'indirimbo 8 enye ziri hanze izindi enye ntizirajya hanze izindi enye ntizirasohoka album yitwa fataloji cyangwa indirimbo ya gatanu izaza yitwa 2021 niko yitwa
indirimbo yizasohoka ya gatanu izaza yitwa Fatalogy. Aho rero no harimo ijambo mvuga ngo isi ni konsa ntuzayamire uzayajundike nigende uyacire, nuyamira uzijuta kandi uzatura umubi w'umuruho. Niyo ngiyo atazagira n'umuntu ubyitiranya rwose. Uriya n'umubyeyi nubaha utuye mu miduha, ni mu miduha harya ni he? Mu miduha ariko zuba kakanya umwe muri mu miduha. Mu miduha z'umuntu mu miduha ari convention. Hano ni mu cya hafi ni he? Iwabo se? Iwabo ni cya hafi. Mu cya hafi. Ariko we aba he? Hirya hafi mu Rugando ngira ngo. Mu Rugando? Oya, no ni hakurya yaho kuko abareba convention. Gamunyu. Ni hakurya yaho. Ni hakurya ya Rugando. Hakurya ya Rugando rero bahita ubwo ni Kicukiro basi tuvuge Sonatube. Ubwo ni muri izo nce gutyo kuko uri we ureba. Uriya n'umugabo nubaha ntabwo nyine nubaha ibiteke kandi nakubwiye ko nashaka. Uramwubaha ariko ushishuye umushinga we. Ubushishuye ufata indirimbo yita Fatalogy yakujyana mu mategeko. Wishishuye yakujyana mu mategeko. Cyangwa nuko abonye album yatinze. Oya uzamubaze ngo iryo zina ryavuye he? Erega ntago ari ngombwa ngo tujye tuza twirwe tuvuga. Hari abashinzwe kuza bavuga. Muri make ni nkora tayito mvuge ngo uwazanye Fatalogy. Mvuge ntyo. Wowe ushyireho tayito wowe wumva ushaka. Gusa iryo zina ni iryanjye. Sibyo? Kandi indirimbo element ayicayeho nta bindi. Vuba ngaha irajya hanze. Hanyuma izaba ibaye indirimbo ya gatanu. Dukubitireho twumve ko iyo ndirimbo ihari. Itari injuga. Sinakubwiye ijambo se ririmo. Kubitaho nyina kantu. Oya ryumve ni. None sura buyisohoye. Tahana iryo nkubwiye ry'uburemere bwayo. Ntayo ni Fatalogy ahubwo twamaze kumenya icyo bivuga. Ni ikintu kidahari. Sure. Aho rero niho mugiye kureba. Twabuze indirimbo, twabuze album. Usibye ko fata ku mavuta ari gusohora indirimbo. Hari album nigeze mbasezera. Ari gusohora indirimbo imwe buri kwezi kandi yavuze ko mu kwa 12 album izaba yuzuye. Afite indirimbo zingahe? 12 zingana na album. 12. Hari indirimbo yitwa Fatalogy uzi? Afite album yitwa Fatalogy. Hari indirimbo yitwa Fatalogy afite. Hari afite. Ese wowe Fatalogy waririmbye washaka kuvuga iki? Wenda kugira twumve ya Fatalogy nashaka kuvuga nayisanishaga n'ubuzima madamu wanjye yarabayemo muri ariya mezi mu kwa 10 kuri ibintu hari ukuntu bitameze neza. Urumva hari ibyo rero nagiye mvuga muri iyo ndirimbo ushobora no kuyumva Fatalogy ukumva nyine ntago ari ya hip hop nyine ya indi igize iyi ndirimbo nyine muzayumva tu. Ni ukuvuga ngo bateguje fata ku mavuta agiye gutangira kubwira abanyarwanda ko afite album yari yarageze kwa element gusanga yari gukora iyo ndirimbo. Utaransanzeyo nindi papa cyangwa ni twapfundaniye imitwe ibyo yakoze ntimwabibonye. Wineze Mbeba erega mani show busy akora Mbeba wari uriyo nakoze akabebo ndayisohora nkisohora itasubiramo akora Wineze Mbeba. Fata ku mavuta mbangiye kwa Bob gukora umwidishyi nawe urabizi ko hari ahantu hari ukuntu baba baciringa umwe ajyayo ndagaruka. Fata ku mavuta nawe ati Fatalogy urebe igihe iryo zina yarivugiye n'igihe indirimbo yanjye yasohokeye iyo ngiyo yitwa umwidishyi. Umwidishyi arimo Fatalogy? Oya ntayirimo. Fatalogy nakubwiye kije ahubwo ndamusezeranya kuba ari tayari my friend indirimbo nijya hanze nta wundi muntu nkeneye kumva uvuga iryo zina Fatalogy. Oya bo bavuga ibyabo bagume ku byabo bigumira aho ngaho. Hari ibyo tugiye kuvuga muri 2022 bitagize umuntu n'umwe byerekeyeho. Ibyo ni ibyacu bya 2022 kandi ntago ari byo kuvuga ngo ni hit ngo arashaka gukora hit n'ibiki. Nta hit nyeneye. Hit narayibonye 2021 nakubwiye yuko yampaye ikibanza hari Indera. Ibyo ni bimwe mu byiza rero wabonye muri 2021. Ni ibihe bintu bibi utazibagirwa byabaye muri show busy muri nibishaka ari bikwerekeyeho cyangwa bitakwerekeyeho? Uyu mwana keza. Uyewe nejo bundi biri muri no. Nta kibazo. Ndashaka kubwira ikintu cyabaye muri 2021. 2021 nakozemo impanuka. 2021 Jay Polly nibwo yitahiye. 2021 John nibwo yitahiye. Man 2021 uriya mwaka wari uvumye. Kuri kariyeri yawe by'umwihariko. Kariyeri yanjye nta kibazo. Nta kibazo rwose kariyeri yanjye wagize muri 2021. Reka none niki cyaguteye kujya kurira imbere ya kamera ko abantu babifata nkaho atari ubugabo? Ntabwo ari ubugabo.
ikikuriza iyo kibonetse witwa umugabo nawe. ko bavuga se ko uyu mugabo atemba ajya mu nda buriya biriya bintu wakoze baba batabonye ikibariza, iyo cyabonetse ashoka inyuma, iyo cyabonetse shaje ureka abantu mani ibindi zabyo ni binshi, ahubwo ndaje ndire mu minsi iza ahubwo bazabibona, ariko nzarira y'ibyishimo ntabwo nzarira ayo nari naratejwe n'isi. Nakubwiye ngo isi uwiteruye ntaremera. Yego biba bivuze ntazagire mani umuntu ukubeshya, nta muntu utarira, nta muntu utarira. Iyo umwana kivuka hari ibintu bitatu biba bimutegereje ku isi. Icya mbere umwana iyo akivuka ararira yari muzima. Icya kabiri uko umwana akurana amaganya. Ntabwo uzigera ubona umuntu wanyuzwe n'ubuzima abayemo kuri iyi si. Twese duhora dushaka, uko ushaka rero nuko hari ibyo ubona udafite ukeneye, cyangwa se ukaba ubifite utanyurwa, nyine uri aho ngaho uri wa muntu uhora wumva agatima karehahera nk'akayambyise. Icya gatatu umuntu apfa niha, nta muntu upfa ataniha. Ariko ndifuza ko muri 2022 abantu bagomba gusobanukirwa n'icyo bita efficacité. Qu'est-ce que c'est l'efficacité? Efficacité ugatunga inoti y'igihumbi ariko iyo noti y'igihumbi kakugirira umumaro. Ikindi abantu bakikuramo icyo nakwita muri busikoroje icyo bita busikupatiri. Busikupatiri aho ikibi kigwira mu muntu, wewe JALAS wewe no ukaba ubibona ko wangirira neza, ariko kahita uvuga ariko se ubu nimugirira neza kerera kabibona, kerere muhuriye he? Wegira neza niba uzi ko ari kugira neza. Nimumfatiye nka hariya wenda nitwariye agahuma kanje tikasike nta gitambaro kirimo, shiriramo imihengeri cyangwa undeke niye cyangwa mpurizemo n'umuti. Ariko kwita kazamuka ko kantu kahita kazamuka 2021 nikakomeze kuzamuka na kabiri. Igihumbi kibi igihumbi Imana. Igihumbi cyanye giye nakoreye navunikiye ku kiyede hariya kirangana n'umuntu winjije miliyoni akanyurwa nanjye nkanyurwa. Uwo muntu winjije miliyoni yajya ku isoko akarya ibirayi, icyo yandusha yagura kiri 100 ya Kinigi, ngiye nkagura bya bindi byo muri Kenya bihira iminota 3, ariko ikita rusange nuko twese twari ibirayi. Azateka inusu neka inusu, azateka kiro 100 asafite ikigo cy'amashuri abijyanamo. Mva nasirido. Urumva? Ntago biba nukuvuga unyuzwe n'icyo gihumbi. Icyo ntakeneye kuko ufite menshi, uzurira indege ugende ipakize niba ari sabuni isange muri botiki. Ubwo surandusha iki? Noneho kuka duhumeka rero kandi gukira ni mu gitondo, ntibizagutangaze. Ubyutse mu gitondo ugasanga optimistic, noneho Papa Dorcas byakomeye. Gukira ni mu gitondo ugihumeka uyu mwuka w'abazima, wakira bigashoboka. Genda umugabo wo kubihamya uzi 2019 uzi inzara ari mu rugo, ibintu bimeze nabi, kora ukabona biranga ni agaperimenera akaryamanye narabuze n'uwandobesha. Tugimwe mu buzima Mbeba niba atari ibanga bwari ubuzima bugoye ko twakoze uko 2018 kuri 15 z'ukwa 12. Ubundi nabwo mwibarutse wawe tugenda neza, ariko tugeze muri yo 2019 ya papa noneho tumaze kubyara kuri 20 zo kwa cyenda. Wakwere ndavuga ni wasi ugushije ishyano ko hari igihe kigera nyine umuhanga ukimara gukora ubukwe wese unatera inda ku mibare ndi gukurura mu mutwe mise mbyumva. Ubundi niyo mu buzima je nkunda abana, ahubwo byabaye intambara kuko hashize amezi 2 mu nda ya madamu ntarumva avuga ati harimo umuntu, ariko kazankoma nkumbwira ariko wambwije uko nta n'inzoka wumva ikurya imeze bite. Hashize nk'amezi ngiye kumva ati firimbi ya nyuma ese mvuga ni kwakwe ndakubeshye, nahise niyongeraho ibindi biro, nahise niyongeraho ibiro numva imbaraga ziraje nangira uzimundu we uzimundu we iriya yo gato kavutse iriya yaje ari uko umwana yavutse maze kumubona, noneho mitambyara na Dorcas. Urabyara urangije usohora indirimbo yavuga akabeba, buriya madamu icyo gihe yarameze gute? Madamu wanjye arega buriya ababyeyi cyangwa se abana, umubyeyi nyine abameze neza areba umwana we. Hanjye ninjira nkareba umuhungu wanjye
ejo hari akavideo na postinze ari kubyina peer pressure abantu barasara uriya azahaturira njye ninasaza gisi ibintu azakora ntabwo bibi Kigali ndamubara ari ku myaka 3 harabura amezi 2 umva papa gisa mbwira usora indirimbo ukavuga ngo akabeba kavutse madamu ntabwo yavuze ati ariko nawe urarengereye ahubwo yaravuze ati mugabo wawe uzi ko ufite akananwa nk'aka Yesu nubwa mbere nkubonye mbona rwose ndanezerewe nanjye ngafata ku kananwa ka Yesu hari ukuntu nyine utaha bakakuguyaguye kazakomakomaho hano utari kuzishira ubuhariye ko kandi uhazi nawe wareba koko ukumva isusonze none se gakubaza gisa ubu mwisa akabeba nawe uri Mbeba y'inzungu ubwo mama we yitwa ndivugera tumwita Kanyange na Kanyange ese arakanyange kabyarana n'akabeba fasha sibye kubimwiguruka indica hasi ugira ngo byose ntibihurira muri cyo bita muri triangle de Bermude byose bihuriramo iyo bihuriye nta nzira zidahura Bermude iyo ugezeyo ngo uhitugu hari iyo uhageze uhita uyamanika ukavuga uti aha niho nari narateguriwe aho ntabwo wahikura cyo bita umuhengeri kuri nkawe wubatse muri triangle de Bermude umuntu yahageranya na he triangle de Bermude mu bashakanye ahantu umuntu agira akahitagwa ubwo se ni he nyine wowe nkawe washatse ntabwo njye nahamenya gusa nziko ariko nziko ikigusha abantu nyine arega ikibazo sukugwa hari abagwa bakagusha amazuru abandi bakakuka amenyo ariko kugwa byo nyine ngukuguye nyine siko icyo bita asopo ihangirika asopo ni icyo bita testicule kumugabaguye mama siko gamenekaga aho iyo triangle tuyihorere tuyihorere agushije amazuru sinakubwiye ko ubu ndi umugabo 2022 ngiye kubakorera icyo bita operation Kiri Wanzenze nawe ugiye gutangira gahunda y'ama operation oya nta operation se ninde warizanye twabanje kumva yatangiye muri siporo izamwe na ba Hunter operation Hunter niwe warizanye mu rukiko operation ariko ntabwo ari we wariremye nibyo nakubwiye za operation zagiye zibanza za kera operation abayisirayeli bagiye bakorera muri Uganda hari yitwa Kitona urayizi Kitona bajya kuzana bari abanyayisirayeli bari babohewe hari Kitona se niyo yuko yita ubwo ndiyo muri Kongo Kitona operation Kitona Kitona wari uhari se twari duhari twagiye mushiha n'amaguru sha warimo se azarambara gutyo ukagira ngo sinarembye urutugu rwa niyo nkunda kwambara ibintu by'ibyatsi n'imikara warayihetse se soja oya ntago nahetse byihorere mani si za nkotozo ukankoresha amabara imusibire utagiye kwiyitirira niba utarigeze byibura ushyiraho byibura amezi 2 kwa ujyumura uracyakeneye icyo bita amahugurwa specialized full kabuye sabre kare specialized full kabuye sabre bivuga iki kugura inusu nyine y'umuceri niyo specialized harimo nk'ikiro cy'amabuye specialized full kabuye sabre niba kabisa utarigeze ukora icyo bita mukongorya ufite IKIBAZO probleme ariko ebana ndaje kabisa ariko iyi Mbeba muntu itazasazwa n'ubwenge hoya busazwa n'ubwenge hari umuntu ubwenge bwasajije wowe uri umuntu kuri Mbeba ndi umuntu nyine uri umuntu w'imbeba se hari ikibazo se bintwaye cyangwa uri Mbeba y'umuntu ubu nubwo wanyita oya uri umuntu w'imbeba cyangwa uri Mbeba y'umuntu kimwe muri ibyo ikivuga bose kireka ubwonko ntabwo bwahita bukizana none wowe si urebye ubona uri umuntu w'imbeba cyangwa ubona uri Mbeba y'umuntu byose uri Mbeba yanditse kuko genda ndi Mbeba y'Imana uri Mbeba y'Imana none ukaba umuntu w'imbeba nkaba n'umuntu w'Imana Imbeba si kazi Imbeba iziramaho hagati sindi Mbeba y'Imana se ndi Mbeba y'Imana OG abajya bambwira ngo nzahindura izina mu mamagare Papa Dorcas kubw'umukobwa wawe
ibyo ntibihagije ariko buriya izina ryakugaburiye my friend uba wiyumva ute iyo wumvishe ari ukuntu abana bawe bazajya bababwira ati ufite papa w'imbeba ubu se uri kumbwira iby'abana banjye uyu mwana mwumvishije Keza bashyize mu kidomoro cy'amazi ntiyari ari kuririmba indirimbo zanjye si umwana wari ufite ahazaza heza cyaje ubyihorera abana banjye bo banarikunda kubi madame arikunda kubi famiye yanjye irarize erega burya ntazagira umuntu kube ubu hari umwana wawe uguhamagara ati Mbeba baragushaka rindira ahubwo Imana nidutiza imbaraga nzashyira ikintu hariya kwa Rubangura mpite nshyiraho ni Mbeba y'inzungu 250 ntago bakwinjira Kanyombya ntarya kubera Kanyombya none se abitwa bampyisi bayahindura uzi ko aho kugira ngo nyite aho kuba Imbeba babimpyisi aho kugira ngo nyite mbarimo mbazi wanyita Mbeba y'inzungu ndetse Mbeba y'inzungu ni izina ry'igenurano wowe zitavuye bwake se nini muri iki gihugu ntamanike ikiganza avuge ati nago nayiriye oya bayima baraziriye nyinshi none se baraziriye niba yarayiriye rero niyihanganire uwo musosi wayo hagomba no kubaho abasigasira amateka y'iby'imbeba zakoreye abantu bakamenya ko inkingo zabatewe zaturutse ku mbeba zigeragerezwaho zikaba ibitambo kugira ngo nabo niba batera izo nkingo imibiri yabo ntizabe deforme ngo yangirike bakamenya ko tugomba gusigasira ayo mateka y'imbeba n'abazifite mu nzu muzireke mujye muzereza ibiryo bitariho imiti n'ibiki kuko n'ubundi utega imwe ebyiri narabivuze ko zinjira mu nzu umwaka zikaba 1140 ntago rero wazirangiza bazireke zirye nazo zibeho ubundi imbeba kurya ikirayi kimwe bitwaye erega ni no mu buzima busanzwe kuki utanywa agafanta kamwe nanjye nkanywa kandi ni ngombwa ngo ebyiri gusa ntahe mfureka nk'uruziramire rumizi nka yose ariye nanjye nkaryaho bitwaye iki aya ntacyo rero ni ngombwa ngo nifungure aka YouTube channel kanye umuntu aza akabyinemo oya kuko ngo runaka yabonye views nyinshi uriya yabonye views nyinshi byose ni biki twese se twafashe tugafata erega biriya byose nari nazirose ziranzuza zama YouTube channel ubu noneho hagiye gufungwa ndi ma YouTube channel kagira inkuru cyane rwose ugira ngo byararangiye n'inzozi nirote naga ari ibintu umuntu yaje ngambwire turi ahantu umuntu wese utanga ikiganiro kuri YouTube yarahari n'umuntu wese ufite YouTube channel yarahari turi muri sare isize irange ry'umweru hanze ku muryango hari umugabo wari wicaye mu ivatiri y'umweru yari afite machine uko turi ku murongo nagiye kubona muri umukobwa witwa Ketiba Shabi niwe Ketiba Shabi yarinjiye kwa ujyumura umwambara itajugunya hariya King wa 3D ahita mureba gutyo ngo ibyo se birankanga none nyuma ya King kuko yari 30 hari Big Man iwa GB Big Man rero uwo mugabo wicaye hanze muri niyo machine afite yaravuze ngo ni mujidurane ujidura undi akamuhonda hasi muri abo bombi ugwa hasi izina rye rirahita risibwa muri machine nuko byagenze intambara yaratangiye Big Man yahereye kuri King uriya wavuye kuri 3D yamukubise katabure nubwa mbere nabona umuntu w'umugabo yidunda nk'akadenesi yamukubise katapure yadanje akubita gahanga hasi arongera akubita gahanga hasi King ni yabyuka adutega amatwi ibyo bivaho bararwana man ibi bintu mba nkubwira rero birisere kandi abantu babyumve neza dore ngo uyu King yanyandikiye reba soma namubwiye ni salamu Musa ese wabivuyemo ko nakubona mwa yambwiye ngo iki ngo yego ese ikindi ni iki timpaye bamukubise katapure ya danje kwa ujyumura ahita yirukanka n'abandi bararwana bahana icyo bita inkoyo uguye hasi machine directe bahita bamusiba umuntu wavuye marasimbuka ni Yago wenyine Yago yarasimbutse aca hejuru y'ibintu fata mikoro neza ibintu by'ibibahu bimeze ukuntu abana nkabira biboro byo muri masherwa bajya baterekaho imizigo aho niho yazamukiye arazamuka aragenda ahagarara hejuru ku gikuta akazabarebera hasi nanjye naciye kuri ibyo bibaho nzamuka hejuru ngiye guhagarara aho yari ahagaze arambwira ngo hano ntitwakwirwa jya guhagarara mu idirishya mpita mubwira nti n'udacunga nawe barakuripurasha igihe ubu ndabareka babanze bahane gutyo ndasimbuka aho ntaha ndahasi izo ni inzozi ni inzozi narose uzabaze Yago yaramwandikiye natwe ariko tubwire
n'abana Yarose bari kunjidura ntutinye kubimbwira bwarakeye numva biriya bya yago njyamye ndonta izindi zirekeranye na yago gusa yago ndamwandikira yago tuza umutima ABCD shuwa biraba gutya uzakora ibi nyuma bizagenda gutya shuwa wandikiye yago ntago man urabona naje kukubeshya ahangaha ibintu bishobora kuba biri serious ibintu biri serious ahubwo bimwe biteye ubwoba byamaye uretse mani ibi bintu ndabikubwira dore ngibi dore ngaha aha ni itariki 9 z'ukwa mbere sinkubwiye ngo tubisome ibi ni iby'umuntu icyo mbonye cyo nuko wanditse ngo ndosi ndosi wakoze ubukwe bw'umugisha n'ibindi nka byo bikurikira urumva izo zari izindi nzozi izindi nzozi nari narose YouTube channel ye ntihagarutse yego ubu nibwo intambara igiye gutangira sasa ugiye kureba umuntu wese wagerageje agafata icyo bita amarangamutima ye akayazana kwa yago uwo nguwo agiye kuzimira nk'ukuzi Farawo yazimiriye mu nyanja hariya niko gahunda zigiye kugenda ibyo sinabimubwiye subisomye se hano ziko bukomeye kandi ibi bintu bisanzwe bikubaho Yarose mba narose ibintu bisanzwe bikubaho ukarota ibintu bigahurirana nta kintu nabivugaho icyo nzi cyo nuko mba narose mba narose kandi ibintu ndose tubwire rero ku bidasanzwe tugomba kwitegana imbere ibidasanzwe mugiye bari kwibaza ngo JALAS official umenishakira kandi kazi hari ibintu bibiri bizatuma uramba cyangwa se n'undi wese ufite YouTube channel ikaramba mu buryo bw'ibiganiro icyambere umunyamakuru ugiye gukora adafitiye ishyari mugenzi we apana kuza kwa JALAS hari uheruka kumamagara yitwaza impamvu kabisa ntanazi yahiye kumva icyo gihe twakoze ikiganiro na yago mbona rama hashira nk'ukwezi tutavugana si umuvandimwe byagenze gute ndamwandikira ese mwana kutagikoma byagenze gute ngo agenda wowe ngo dupange ikiganiro ngo nje kubona mbone ngo uri kugitanga kwa yago ikiye kiganiro se twapanze ngo twarapanze ngo ikiganiro kimeze gutya content imeze gutya ngo ngiye ko mbona ngo hagiye gukora ikindi kiganiro kwa yago ubu si nshobora kuza gukora ikiganiro nganganya no gukora ikiganiro hari ikibazo se ni iki umuntu uzi ko afite hari umunyamakuru muri bano bazwi wandikiye Mbeba yinzungu aramubwira ngo shabyihorere ubu nkwere kunyandikiye mu kanya n'ikicukiro hari komana ibintu mba nkubwira ngo iki nawe ubyisomere ati wijya kwa JALAS wenda izina rye nturivuge akugewe nanze ibintu mani by'intuzo nyereka ntaryo mvuga bya bintu umenya biri seriye nyamara yago yavuze by'urwango dore nijye wamwandikiye uyu muntu uri kumubona izina ruri kuribona ni jewe buri gihe waho anyohereza amaniki y'ibiganiro gusa we yakoze namubwiye ngo mubyeyi umeze ute nze dutwike ngo gute ubwo ashyiraho ububazo ngo umeze ute ngo wowe nabonye tutarahuje bro ni kubijyanye n'iki se ngo igihe ngo nagiye nkusaba interview ngo kabyanga ubyanga se ubyanga se urabyibagiwe hamwe ariko muri iyo minsi se hari ahandi nakoreye nicyagegera ari gihe nafashemo agapoze navuga ni reka mbiretse banze nite ku muryango ngo nakubonye kwa manibro nashatse no kukubwira kuza gukora ikiganiro na bro wawe ndavuga nti n'ubundi wabona utabyemeraye ubu uyu ni wa petit frere wanjye urwaye impyiko zombi mani reka tubyihorere kwanza we yabireka ariko kuba narakoreye noneho kuba narakoreye nshaka kubaza kimwe amashyari n'urwango bivuga muri no game nawe urabyemeza shyari ubwo n'umuntu yada kwica we hamani showbiz mama shyari mabi cyane mabi ibintu by'umwanda abantu bishyira mu bwonko akakureba gusa kumva arakwanze wagiye gutanga ikiganiro hariya wagiye ni kwa sesi
iriya ni isambu ya se umuntu aba yagiyemo. Nk'uyu nguyu urabumubonye afite ikibazo cy'uko nahaye ikiganiro Maniba, kandi uyu nta nubwo yigeze ubundi jewe inshuro nyinshi n'igihe uhamagarira abanyamakuru ababwira ni twikorere ikiganiro ufite umwanya tugakora. Hari igihe mpamagara umuntu nkasanga agiye kuri tele ahita ajya gukora ahandi. Ubu nese ubwo icyo ni ikibazo. Ubu noneho naje uzamamagara nzajyayo, nutakimuza kihorere rwose serious. Niba mpamagara umuntu Karecita postinze akantu ashyiraho uti ukamara iminsi ugahamagara umuntu hafi icyumweru atarakwitaba, ati uyu muntu wamukorera iki? Ntijya umuboroka uhita umusiba. Nose umuntu uhamagaye icyumweru niba ari inzira kuguhiraho yagutabara. Ese da reka nkwere kumwe ufite ikinyamakuru gikomeye hano mu Rwanda. Nahaye nandikiye diru yo kwamamariza ikigo gikomeye hano mu Rwanda. Amfata nk'intuza nk'isurubu. Shwa urebe mani ibintu nkubwira, ibintu ikiza cya ibintu uvuga cyo korana nabona bifite ibimenyetso. Ntabwo uri umutwitsi kandi yewe nibirimo. Singuye uyu namwandikiye SMS mbishyira no kuri WhatsApp, ndamubwira ni iki kigo ko kibakeneye cyababona. Urihorewe kugwa. Uyu muntu nari nabanje guhamagara Cita ndamubwira ni uyu muntu arakenewe kabisa. Ubwo ni umushuti wa Cita barabye. Cita afite inshuti nyinshi. Cita nawe ntacyo barabyumva muri ubwo. Cita uyu muntu ndamukeneye. Turesha bundi mwakoranye ikiganiro. Kandi uyu muntu rwose mu biganiro byose akora aratwika. Kandi ubona ko ari umukobwa mwiza. Urumva? Cyangwa ubona ko ari umunyamakuru mwiza. Oya ni umukobwa. Uwo bashakaga ari umukobwa. Ni umukobwa utuye za Rebero hari nako ariya muntu uza bahita ngo iki gutyo usa nugana mu miduha. Ewa iyi diru ntiyari iryoshye. Buretse hari undi nawe ari ukugitanga cye gifite izina ry'aba yubatse. Hari ijambo Njuga yavuze ejo bundi, uwo mukobwa simuvuze. Njuga yaravuze ati afite isura icuruza ariko ntabwo azi gukina filime. Ni bene abo rero, niyo mpamvu aya mashyari rero arimo. Ndakurahiye umwe uzajya kubona umuntu runaka yitabye Imana ntabone n'abamushyingura. Ariko mani bimaze iki wa mugani wa Yago? Ibintu ko n'ubundi tuzabisiga. Ubusasi Kayitu ntabwo afite inzu hariya ku Gisozi. Ubu hari uwagiye abyina nka ya Mbeba bimaze guhaga ajya kubyinira hejuru ngo akariya kazo se nakubaka ku Gisozi hariya. Ikibanza cyariya kiri muri miliyoni 20. We nta nubwo washimishwa nuko Kayitu byibura yaba afite umudamu n'umwana nawe ari mu nzu yitiye mani ku Gisozi. Buriya Amaji ni wa inspiration yo kubaka mu mujyi wa Kigali. Twari turi kwa Amaji tumaze gukora ikiganiro ndumva ari kwa Manibo. Ngiye kumva numva umuntu witwa Amaji buri jambo ryose tuganiriye arashyiramo ngo iwanjye. Tipushyira miwe iwanjye. Yewe ndebye nitegereje nsanga ndi kwa Amaji, niyo ntashye nta kwa Donati sintaha iwanjye. Cyo kintu cyumve. Hano mu mujyi wa Kigali nubwo waba ufite inzu y'icyumba na salo my friend, abantu bajya kukinira hirya. Bibona umuntu nisha nicyo kizakubwira ishyari rero. Ubu ntibizagutangaza Kayitu kuba yagaragaje ko ateye igikumwe na madamu we, akabagaragaje ko noneho Imana yamuvanye mu bukode. Ntibizagutungura ubonye hari abanyamakuru batagikorana bavuga bati yaraturenze, ariko bakabivuga bashyize andi magambo ntashyizeho kubera ishyari gusa. Ibyo se byageza abantu kubanza kumwita abantu nibakorane bumve ko uko wakenera uriya muntu niko wakenera nuriye. Noye se bitwaye ikimana yariye nanjye nkarya wariye nanjye nkarya. Mbeba ariko ibintu bishobora kuba byarakubabaje. Byarambabaje nyine. Bitambabaza se rega mani ibyo badukorera ejo bazabikorera umuhungu wanjye baze babone yifitiye impano. None se kutatubwira ku buhanuzi neza ngo kugira ngo abantu tube maso? Yewe ntago ndi umuhanuzi. Inzozi nako inzozi zo mfite ni nyinshi. Abo nagiye ndotera bi se nta byiza urota.
kandi mbikubwiye. Wambwiye ibi byo kuko abantu bagiye kurimbuka. Oya nukujidurana bira bintu bakubitana bigimana kubita umuntu katapure akazamuka 100 metre agasubira hasi. Byo ngibyo mu bitinye cyane. Utarose emis kandi ari wowe sijya kuri 3D. Ukarota big man. Waruve ariko nta kintu mwebwe mubonamo. Umunyamakuru arakorera ahangaha yaba ukwezi kumwe akaba arahinduye. Kandi yagenda agasiga atanze interview y'ibibi byaberaga aho ngaho. Ariko agihari bivuze ngo yaryaga ameze neza. Bene abo bose rero igihe kigiye kuba kukumva. Serious. Ikindi abantu bagiye ikindi nabonye kuko nyuma y'izo nzozi z'imirwano hejuru y'ibibati yavugiye ijwi riravuga ngo numva hagiye hazamo amajwi menshi abantu bafite inkuru zivuga ngo tumusanze aryamanye n'umugabo mu cyumba. Ba bantu bajya gupostinga ikiganiro kugira ngo batwike agafata ibere ry'umukobwa umwe navuze rirararyonwa n'abazimu akarishyira kuri thumbnail hariya. Uriya mukobwa azakuripotinga bayikureho. Yamaye data. Ugiye kureba udushya tugiye kubaho. Iryo bere ni ryande? Ibere nabonye ibere ndavuga ni irya bigogwe ndagace. Nararibonye. Uriya abantu bakera barabahanga. Nyogokuru yigeze atubwira ijambo aravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bugaragara iyo butagaragara, bukumburwa iyo butagaragara. Iyo bugaragaye bwitwa ubusa. Ubusa rero iyo bumenetse ntibuyorwa. Jewe nshobora gukora ikintu mbona ko ari cyiza. Ibere nibyo ndishyize hanze. Sha n'umusore uri California akarara yo nka ryabere. Abo bita abagabo bijoro ntago ujya ubumva. Umuntu akakurarana ari muri Amerika wowe uri hano agakora ibyo akora. Wowe wareba mu gitondo ugasanga nta muntu mwararanye ariko icyo bita operation kiriwanzenze ibintu byabaye zagara. Uravuga bimwe by'abazimu se cyangwa uravuga bimwe by'aba Keve byo kujya muri Amerika? None se ntago bakurarana? Ibere mane ni ikintu gikomeye cyane, ikintu kiba cyarakonyeje abanye ukarishyira hanze mane. Uri umukobwa kandi agakora gatekerejeho. Ibyo byose rero abantu babe maso cyane cyane bafite ibitangazamakuru mureke tuhatwike muri bucece tuganire. Ubundi kuki tuganira ku bantu? Rega nabyo ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Super manager kugira ngo uriya muntu abone views nuko niba dukoranye ikiganiro ahita yandikaho ngo Mbeba yinzungu afashe super manager muhondi mutwe. Ngo Skytu yakingishyo nde buvuge nti ubuhanuzi bukomeye Mbeba yinzungu yeretse. Ngo Skytu none ibyo akoze biramukoraho. Urumva ijambo bari urumva amagambo bari kumwaturiraho nayo kugimageragera. Ngibavuze ngo arajyanwa muri RIB. Ibavuze ni muri RIB. Ariko RIB nayo ahubwo izabyigeho. Ukiyandika iyo title nayo bahita baguhamagara no kunoza Kimihoro. RIB n'urwego rw'igihugu rukomeye rushinzwe kugenza ibyaha. None so uri kumamagarira RIB. Ibyo dukora ibi byose mani hari department hariya ireba buri kantu kose usohoye bakanyuzamo amaso bakavuga bati Imbeba rero nta kibazo. Uyu nguyu yabyishe, uyu yabyishe. Uzajya kubona ukabona runaka bamuhamagaje bati ngwino hano. Hano wavuze gutya, hano wagize gutya. Kandi ibi bintu by'amasosho media simbivugiya RIB irabyinjiramo kandi urabibona. Kuko ubuntu iyishyari rije haza umwiryane ukavamo urwango hagatangira kuzanamo ibintu by'impfu. Kumva runaka yicishije umuntu, kumva ngo yagiye kuburana, ukumva undi nawe baramuhitishije gutyo. Ariko byahereye ku tuntu dutoya twigifu ibirayi by'igihumbi. Ntago biba ari byo mani. Bige kunyurwa nuko bari barye dukeya batunukiye. Uruhe uvunike ariko uvuga uti ndi kuvunikira umwana wanjye cyangwa se ndi kwivunikira nanjye ubwanjye afite igifu. Ariko wivunikira igifu cyangwa ujye kuvunikira n'igifu cya Yago. Yago avunikira igifu cyajya no kuvunikira igifu cya Saba ajye kwacu. Gusa ibyo bimaze tubuye. Gusa ibiganiro Saba ari gukoresha turi kubireba. None se arinjiza. Uwakore kwa Big Man nagira amahirwe yinjiza. Kwa JALAS yinjiza. Ibyo bitwaye iki? Cyaheze. Uwo mwuka w'ishyari rero uri kuzenguruka muri abo bantu niyo ntambara barimo. Noneho zijya gufungwa ari nyinshi RIB yinjira uko pfuye bamunagemo asobanura aho byahereye uko byatangiye. Noneho usange bya bindi bitaga amahiti bijye gutakaza agaciro.
izi content bapanga je ubundi ugiye kamere yanjye usanze mu murima ubwo naho kandi niwamamagara ngo dukore ikiganiro ndi mu murima ngo mvemo ngo njye koga ngo nze hasanze hansanga niba ari kwiriba hansanga tuganire ibyo ugiye kumbaza ni ibitekerezo si imyambaro uyishaka mbwi ubuse nambaye ubusamana Mbeba izi content rero uri kumva hari content uzi umuntu ajya kuzajya kubitaho bakahita baguhamagara nabyo babimenye nabyo mubimenye ukubiteho iki content kisebya kimarabika wibagiwe ko guharabika umuntu bihanwa n'itegeko ngo uri mu gutwika ufata ifoto runaka y'umukobwa runaka ufata ikibuno cye ubu kibastinze hari ngo urashaka views ukora kwashize ikibuno ngo bamufotoye ngo byose hanze ngo byose abishyize hanze kugira ngo agafata sinza ejo hana akantu nabonye fata ifoto y'umukobwa rwose ureba wiyubashye niba bazi bafotora baryamye niba dusigaye dufite abapaparazi sinzi akaba ari mufotoye akajya kuyishyira muri thumbnail kuri thumbnail atari nawe bagiranye ikiganiro je dukoranye ikiganiro ajya gufata ifoto y'ikibuno cy'umuntu ajya kuyishyiraho ariko ubwo bavuze ku kibuno cy'uwo se yashyizeho aho rero niho rugiye guhana inkoyo nyiri kibuno azakatira avuga ati uyu muntu ari kunyandagaza yafashe ikibuno cyanjye agishyira hanze wasobanura iki ari nyitangazamakuru bazagifunga n'umutumirwa bamunagemo ku gahunda zigiye kugenda Mbeba reka tugarukiriza ngaha twaganiriye cyane tugushimire ko wabonetse uhari numvise ufite imishinga miremire Bataroji album y'indirimbo 8 n'ibindi byinshi biri imbere reka twizere ko uyu mwaka 2022 aragakuri mu gikombe cya Afurika kiri kuba uri kugikurikirana njyewe nkurikirana umupira wo mu Rwanda ufana iyihe mfana Gasogi ko ari nshya se ntabwo kera wafanaga kera narafanaga nafanaga Mukura uyivaho ujya kuri Gasogi ntabwo nayivuyeho Mukura irabanza ariko iyo tugeze muri generation automatique mitanjya muri Gasogi kuko ndi homme integre nabariya nabo ni urubambye urumva Mbeba n'ingwe haraho bihurira mu mirizo mu mashyamba ahantu hose ikindi nkundira Gasogi niyo kipe mu Rwanda igira mentalite yo gusonga mbere kuko baba babikora nka business ubwo ejo bundi sinzi ikipe yabakubise niba 2-0 sinzi ikipe yabanyabitse kabisa ariko nabibonye ariko je ntakubeshye nkunda perezida wayo Kenisi ni number 1 we nubwo wamutsinda ariko ajya kuri mukora akavuga ati sha uyu munsi ndafata igikona ndagipfura ndakijugunye mu Rwanda nta wundi muntu wabona wavuga we n'iryo jambo ari perezida w'ikipe tukenera abantu ngabo ngabo nyine n'umugabo uremama abantu ikizere ikindi nakurikiranye ubuhamya bwe sanga nawe nibava kuri Imana yagiye mukura kuri arazamuka ikindi mfana nyine iyo kipe Mbeba y'inzu wakoze namwe murakoze Imana ibaho umugisha ubwo nimumpamagara nzahita garuka kandi nzaza nguruka cyane tuze tuganire dusesengure tudasesereza